Asuma iyo mbaza ngo bite tubana mu tuba turi kumwe mu nzu n'ubwo utaha ariko tuba twabona ntukabuge kumvugisha ngo kanyimbwa ngo bite wagira ngo ntabwo mba navuganye nawe kandi nyine kakuri umuntu Cunda amenye gutanga mbese bikomeye mu gitondo ibyo byabaye mu gitondo ujye kongera kubigarura kandi mwembi hano nshaka kumusanga bose ngiyo ndabitse mu gitondo gusa ubona waryamye reka nze murebe ibyo kuba waramutse abandi ntabwo ari ibintu bigamije byo kuba nawe kumukanga kandi ubizi ko atari ibintu byari bisanzwe rero nifuza kumusaba imbabazi kandi rwose nta mutima mubi nabikoranye buriya navuga ko ari ikinyabupfura gike ubona tuba twaravukiye mu miryango rimwe na rimwe tutabana nabo nyuma hari abantu badufasha cyangwa se twifasha ntabwo ari ibintu bimaga mu gihe cyo kukubaza imbabarire kandi nsabye imbabazi nzi kuba ku mutima ntabwo wenda wihangane nimba warakuze mu buzima bugoye ariko buriya ntabwo umuntu agira ikinyabupfura cyangwa se ngo agire ibintu akora abantu bamushime ko akaba yarakoranye n'umubyeyi hari n'igihe umubyeyi wawe adahari cyangwa se umubyeyi wawe akaba ahari ariko ntagire n'ikintu akora kizima n'ubundi ukaba uri umwana umeze nk'aho yareze kuri njye nta kintu bitwaye nikanze kubera ko wakingiye udakomanga gusa bituma nsakuza ariko mbabarira ubutaha nzajya kumva amafaranga cyangwa se niba nanatinze kubyuka udukomanga cyangwa undi kukorera imbere yawe kuko papa wanjye aramutse gusanze ku muryango tukajya wasezera ubuzima kandi ntabwo nifuza ko ujya mu bibazo kuva waraza gukora ujye uza mubona natinze ube wambika nibyo byiza kuruta no kujya gukomanga icyumba cyanjye nyikoreramo isuku icyumba cyanjye ntabwo ndi mu ngomba kugikandagira amahirwe umunsi ntabwo arwaye ariko ntuzongere kwitoza ibyo kwinjira hariya njye ntabwo nakorera usubire mu byawe ariko iki kintu ukizirikane kandi kuko nabonye uganira na papa wanjye ntuzacike uko byagenda kose ngo ugire ikintu muganiriza ndabikubwira njye ntabwo ndakaye njye Cunda! Cunda! Devan! Papa, mbabarira. Humura Cunda. Papa, nta kintu nigeze mvugana nawe. Nuriya munyamahanga utangiye kugenda umubwira ibintu bibera. Oya, nta kintu nigeze mubwira n'ukuri ko Imana ntuca kugenda umufata. Nta kintu nigeze mvugana nawe, papa, mbabarira. N'ukuri ko Imana ko nigeze mvugana nawe. Cyangwa nzakwica. Papa, oya. Utangiye kugenda unteranga ahantu hose. Byageze mbere. Asumani! Where Asumani? Good on. Mu byo nguhembera harimo ibiganiro n'umukobwa wanjye. Mva mubwire. Cunga sana. Uranyumva neza? Ugira ute? Cunga sana. Ngiye nakubwiye akazi nguhembera. Ntiwaje 180. Sinayemi. Harimo ubuzamu. Harimo gukoropa inzu. Harimo gufura. Harimo koza imodoka. no gucunga umwana.
hari ibiganiro wigeze wumvamo, hari kumuganiriza wigeze wumvamo. Ngaho niba harimo kumuganiriza ubihemberwa amafaranga. Ndakubaza kuganiriza Cunda ubihemberwa amafaranga. Bose mbabarira ariko ntabwo bizongera. Reka watimaje wicaye urimo kuganira nk'ufite uburenganzira. Ntabwo bizongera bose. Mbwira. Naye naragukunze numva yuko uri umuntu biseriye, numva yuko uri umuntu tugiye gukumarana igihe kinini. Ugakora neza nkakongeza ukazamuka ukazamuka mu ntera ejo nawe ukagira ibindi witezemo imbere. Ntugiye kuba akaba abakozi baho gukora ibyo bashinzwe bajya gukora ibyo badashinzwe. Ariko boss ntabwo twaganiriye ibintu byinshi. Nibyo namubaza kandi uretse mwiriwe cyangwa mwaramutse. Ibindi ntushinzwe kubimubaza kandi ngiye kubikubaza maze arakomeza kubibona inshuro nyinshi. Bose winyihanganire ntabwo bizongera. Cyangwa yajya kwidukunzanira inzoga nimwe. Wowe wihangane kabisa ntabwo bizongera. Kagasaza katanyirenza. Sawa nta kibazo. Tugende ugere mu rugo songa ushaka kuhagera. Maze bakumpondere. Bakumpondere ko. Nzagera ubutaha nta kibazo. Nagira ngo mabone gusa ndahamenye umutima uraroza. Ahaza. Naza. Umva gushaka kumenya. Uramutse cyane. Gishuka. Okay. So, bye. Merci. Kandi wite. Turavugana? Sawa. Turavugana? Uriya musore ukuze nyine. Nsubiza imodoka ngira. Kugira imodoka zo kubirura ikibazo n'ingore. Nyine si urumva nari kuzana iki? Si wayitwaye se? Wumva biri kuzana amakuru? Cyangwa ikibazo munzanye ntabwo ari imodoka. Ariko ikibazo cyari cyoroshye. Nuko abantu bakunda gukomeza kugira ibibazo. Umusore ukuze nyine. Umushoferi. Hari ibindi bisobanuro ushaka? Ntabwo nyine uzi guhobera. Nose imodoka wayinyatse. Urayitwara. Ngo ni iyawe.
washakaga ntege moto washakaga ntege iki ikibazo haje mu guhorerana akantu gatoya kariya kari neza kakabyibuha ikibazo cyane mukomereze hariya navuna n'ibyo neza ni uko ukomeza kwijisha ariko urayizi ntabwo nabihakanye kandi birakenewe byo ariko ibibazo mfite sheri wanjye Cunda. Papa Cunda. Papa Cunda. urangiza mugiye kumbwira ibintu bizima nuri inzoga zijena narenze kugiye kumbwira ibintu bizima none uravuga inzoga gusa ibyo nibyo nkanguriye Si urumva bitabangamye gute se uvuga ko nta kiza gutwaye none uticunga neza uzashida ukoze ikintu uzicuza ubuzima bwawe bwose zoza ikintu cyewe numva cyaba cyiza rwose kandi cyaba inyamibwa nuko kubona wongeye kuba umugore wakoze inshingano zawe nkungurika mwibarize ni wowe umwanguye niba ushaka ko tuganira ariko reka tubanze tuvugane nk'ubu duherukana ryari nk'umugore n'umugabo uraje utangire kumuseka ntangiye kugusha ku ngingo y'ikibazo gihangayikishije urugo urambwira inzoga ariko nanjye mfite ikibazo cyawe rero nicyo ngicyo tuvuga ibikomeye bishobora guteza ikibazo ukizaniriza uzi ko utabona umugore wanjye byo si ikibazo uzi ko ubu ngubu umwaka ushize
umwaka urashize njye reka nkubwire igihe uheruka kumpunga buretse wumve hari amatariki ntajya nibagirwa mu buzima bwanjye ni itariki nakumenyeyeho ni itariki nakurambagirijeho bwa mbere itariki tubonana bwa mbere ndayibuka ni itariki wankatiye muri iki cyumba nta nubwo ari iki ngiki yahandi twabaga mbere iriya tariki ndayibuka umwaka dururihiritse uraho w'akazi wirukanse wagarutse wirukanse wagarutse ntundi urambwira inzoga nawe se umfashije iki kuzireka ko nawe wanjugunye wangize intabwa wangize iki turi ko buririda ni ryari uheruka kuvuga ngo nibura wiriwe hano umugabo wanjye akunda kurya aka kantu reka nkamushakira ko nanjye ahubwo nanjye kugukeka ko waba ufite undi muntu mu gikari none umbonyemo indaya ntabwo ari ikibazo cy'uburayi ni ikibazo cyo kuvuga ukuri nimba unyihakana ukampunga ukirukanka ukurumva nakeka iki kindi ngukoraho ejo najya kukwegera ejo yabaye ejo umwaka urarangiye njye mfite ikibazo no kuri kwimareka nkubwire kandi icyo kibazo wishaka kugihunga ikibazo cyo gutekereza kukubona ushaka kujya mu cyumba cy'umukobwa wawe nijoro kujya mu cyumba siko byanteye ubwoba buriya umuntu ashobora no kujyayo ashaka kureba nimba yaryamye nimba agize iki ni umwana w'uruhinja se ugiye kumworosa wikwepa ikibazo turavuga ku kibazo kigiye kumara umwaka njya kugukoraho ngo ejo wagira ngo uri mu gihugu kirimo intambara usigaye urarona amajensi noneho ikibazo ni njyewe ikibazo mfite ni kimwe nzakubona ryari umugore wanjye reka mubwire shiri utangira kwisetsa wisetsa ubuze umva se nkubwire reka nanjye mba ngushaka ariko si ko umwaka ushize warankatiye amazi n'amashanyarazi wowe nyitaho mbere rihabu nyine nawe utangira mbere basi nkorere therapy kandi rega uretse kwijijisha ikibazo mfite gituma winzoga urakizi duhora tukizenguruka buri munsi urakizi ubwo buzima urabuzi wambereye umugore mwiza ko twashakanye ubizi yuko nawe wigize intare ko wagiye narabigusabye mbera therapy mbere umugore mwiza pe ureke buriya burura n'ibiki maze uribuka inzoga zitebuke ntabwo mubwiye ngo uzagenda ariko uzahara n'akabanuka tukabyare none nawe uri tayari se